Jewe Nyirindekwe Pierre Claver maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe umurezi Damuru mbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Jewe umurezi Damuru maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nyirindekwe Pierre Claver mbera umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Aha. Umva wireba muri telefone inshuti yanjye. Ushaka kuzazibona? Biba cameraman. Sorry gato. Okay. The Zoom TV 24. Abadamu muri hano nta muri abadamu umuracyari abakobwa musanze musohotse nonaha nubwo ufite indabyo wambaye neza usohotse gatoya waba ukiri umukobwa ariko mukanya nuva hano uraba umugore burundu tuzavuga ngo ndi umukobwa ndako byo shatse uraba umugore wa musore ucyanga numara kurahira hano kurinda upfu zaho hitwa umugabo nuzavuga ngo bitewe wa muhungu urashaka umurege muri leta uje ku rukiko muri ribuvuye ati umuntu yantutse ngo ndi umuhungu urabaye umugabo burundu urabahinduye iki imyitware imyifatire niba tahaga uje kubyuka umenye ko ibyo birangiye abamabuja mwicaranye mukaya bare bafandi banyu avuga ntiwitseye muri ngo muretse nuzi ko mwitonze ejo zaza kuvuga ngo inzu yewe isize ngo yanduye kandi ari wayubatse atanahari niye iraza kubera ryari nimara kuvanga umutungo hano irabariye ntacyo wabura avuga ngo inzu yangira niye uraje gushaka amabati mwisakare nyine urarenza w'iki kindi nutinda gutanga rukiri kuri yo dukererwa akaza twata kujya mwakererwa tuzajye bazwa ibyo byose ariko rero kubijera biroroshye no kumvikana kubijera biroroshye no kuganira kubijera biroroshye no kwishyiraho mu gasenga Imana ikabafasha kumvikana hano hari ibintu byinshi bisitaza dufite indwara yitwa divorce turi kuyikingira turashaka ko izabacikaho kwa mu izina rya Yesu rwabo bakore bavuga ibaveho rwose kuko turi kushingira ugasanga abandi baratandukanye dushingira anatandukanye niho gupasa mugezi umupira akawutsinda mu izamu ibyo rero ntabwo ari dushaka mwabavandimwe waje hano afite uwo mutima awureke uwo mutima akenshi uri kuva hehe uri kugongana n'ibintu byitwa imitungo kwa mwicanga reka mbabwire uwo mukobwa si mwiza rero bizi ibintu n'uyu mureba umukobwa si mwiza umwita gute umugore wawe atarabawe ubwo koze icyaha hanyuma wowe ubwo si mwiza ariko tuwe turetse ubwiza bwe uri umusore mwiza nawe ndabibona ariko niwe ubizi abakobwa bagutera isuka banga nabo wateretse bakabanga ni bangahe ntumbeshye novuga amazina barimo hano ntubavuge ariko mbwira ngo ni hejuru y'ababiri ni benshi arakoze ngo ni benshi abasore bakuritse nyuma ni bangahe ni benshi nabo wirukaza kukuzaho ni benshi aha ariko uyu munsi wicaha ngaha kubera icyo uhicaye nayo bakora ikintu kimwe mwabagereye aba bantu mucaranye nabo ntabwo ari bashiki banyu ngo papa yakuye ngo mujyane nawe mwicare hariya sibyo ariko warirukanse uraruha bakwirukankaho bararuha biranga pe uyu munsi mucaye n'uwo uwo muntu ucaye nawe mwubaye ko n'Imana muguhaye babandi bose Imana aritaravuga ngo vi ntacyo yaramaze nta n'umwe kubana wenda ariko Imana yakoze vi uyu munsi mwicaye n'uwo muntu mwubahireye nutamwubaha uzabahemutse ibanga ry'urugo nta kindi ni communication ni ukumvikana ni ukuvugana ahaje nduru
iterambere riragenda tujya ngo muzagira icyo mutunga nimushwana ntacyo uzahita uvuga ati njye nambara ubusa tunayibonye mu muhanda kuko nta terambere harimo induru ibyo bintu rero ni mu byubahiriza bizagenda neza reka dufate ingingo ya kabiri ijyanye n'imitungo dufite uburyo butatu bwatoranyijwe bwo kugira ngo ducunge imitungo icya mbere ivangamutungo rusange icya kabiri ivangamutungo mahano icya gatatu ivanguramutungo bisesuye uyu munsi kugira muzabeho neza waba umuhungu waba umukobwa mwicaranye aho uwo kuza wumva kujya kurya imitungo ahubwo mugiye gushaka imitungo kuko nuza ushyizemo kujya kurya imitungo ubona ngo agafaranga kari kwa kanaka iwabo barakize afite akantu ibyo bintu iyo bibuze n'usanga abantu bagize bate batandukanye ahubwo ngwino uvuga ngo tugiye gushaka ubuzima bwacu tugiye gushaka imitungo tubamo niho hagera mufite 1000 umunsi mukabona bibirejo ujye bati nyagasani uratumenera amakana nimubona 10,000 ubyo ati imiyaga niko byamuvuga ngo shyizemo imiyaga mwishimira Imana sibyo ibyo bizabafasha ariko rutangiye kugenda ushaka imitungo ntabazashoboka ariyo mpamvu nimuvanga umutungo umunsi nimwe guhita mwivanga mutungo uvanze byose amadeni wari urimo amadeni mugoro yararimo byose birahura n'iki nuko mwavanze wa mukobwa nubwo wari ufite Chantal X wari uri ateretwa n'umugabo unabizi muhanganye ariwo ushaka isoko kuri tsindi uyu munsi bari tsindi ejo nibazana fagitire ya Chantal uzayishirira n'umutima mwiza kuko wavanze umutungo nta n'umugabo azakora amafaranga wavanze umutungo rusange uvuga umutungo rusange wavanze niba nubona miliyoni ayifite muzagakarye neza n'umutima mwiza nta kibazo musangire mwavanze umutungo nusanga ya miliyoni yarafashe miliyoni 5 akarya enye uramufasha kwishyura za zindi 3 ibintu bikomeze ubuzima bukomeze niko vanga umutungo abo gasaka meje zagafata kazane hano gatwaye ntuzabye mu ngwiki ni wambara iryo kote ugatera muri yo karuvati niyo congo uzabyambare ni ibyanyu mwembi ntugire ubwo hari impango abantu tugira kwikunda wakwicara mu nzu ukabwira umugore wabonza ni koti ryanjye nta wundi mugabo muri yo ugira ikoti ni wowe wenyine shiraho yanjye kandi mwaravanze umutungo uvuze ngo zanira ikoti gusa ntashaka kuzanira irye nuhajya botizana yandi ry'umukara wenda sari yandi ry'ubururu ariko yanjye muyirekere muvanga umutungo ikibazo no kuza kuvanga umutungo utari uwawe uyu munsi hari umuntu wagiye umutungo w'abandi haruragiriye bari umuntu w'umutungo harogarariye abandi ku mutungo kandi bimwanditseho iyo bivanze havuka akazo gatoya wa mutungo wawe urute ugenderamo hamwe na wa wundi utari uwawe icyo niyo kintu mugomba kwirinda iyo bikunaniye rero ukabona bigoye ufata ivanga mutungo muhahano ivanga mutungo muhahano nuvuga ngo uyu munsi byawe n'ibyawe byo nibye twabikora audit twaba tunabyanditse ariko uyu munsi namwemeye gufata umutungo muhahano ibyo mubona mukimara guhurahira hano byose n'ibyawe ariko ibyo mwari mufite ejo nta uza kwira unigo mpa bya bintu byacu biri hariye iyo bitashobotse rero kuvanga umutungo muhahano tujya mu kuvanga umutungo bisesuye kuvanga umutungo sesuye nuvuga ngo tubayeho gute ni 50% niba ari isukari guri 10,000 urazana 5 niba ari shuka turaramo riguri 20,20 ni 10,10 niba rwanda ryo kwishura mu cha miliyoni urasitanga 500 hanye 500 ariko siko bikorwa niko bivugwa ariko abenshi babikora baba bizi ahubwo bagira ngo bo gutwara amagi mu gatebo kamwe ayatamenekera rimwe nameneka y'umugore bararya ari yasigaye umugore yaratwaye bafite impamvu batazabyumva gutyo hano tumara gusezeranya umuntu yabanga mutungo wasohoka ryana inzara ngo bazabana se ngo yanze no kuvanga mutungo ngo nibandirira muhungu ngo zibintu mwashwana gatungo ubundi yanze kuvanga umutungo ngo yarabizereka ngo yanga azamukuzeho niko ariko societe yacu imeze niyo mpamvu tugomba kumenya ngo uyu munsi urabanza umenye ngo uwo nzagendana nawe ninde uzambwira ibyiza ninde abayeho ate nje nza kungisha inama warwanye n'umugore nzakubwira nti umugore yagututse yanutse mu kubisagira rwasere ni ahubwo amukubise nkeye jumudiha ntazongere buri azakamirika aceceke nugera undi akubwira ati jumusengera rwose bizakira sawa nugera undi akubwira ati ujye wicecekera no musubize agutuke umureke ariko gukore gusa nabyo ni ibitekerezo ugize abahigi benshi ugiye kuyoba nuzana mujinyira kurikira ibyanjye nakuye gukubita udihe kabisa nta kibazo nuza Imana yaguhuyemo uratekereza bati ahujya nkubita umugore namwica reka musengeri Imana ishimwe rwose nubu umugabo ushoboye akubwira ugaceceka Imana ishimwe ibyo niyo bizacunga iki urugo rwacu wa mutungo nta kitubwiye cyambere n'urukundo dufitanye ese ko wavuye banyu kaza kuri mugenzi wawe urwo umutungo urenze wowe washaka banze wowe icyo gihe icyanyuma no ikintu cyo gutuma abantu batandukana bavane mwe babwire ntabyo mbifuriza ntibikanabeho ahubwo icyo twagira tuvugane no kuvuga ngo kugira ngo dutandukane nuko ari urupfu rw'Uwiteka rwatwarwe muri twimbi
ibindi byose nta nubwo mbyigisha ko mwakwiye gukora politiki muzabyigisha mushaka gukora amanyanga kuko nutandukana watari urupfu uzaba uri umunyamafuti nubwo waba uri umwere uzaba umunyamafuti aho utambutse umugore waba umunyamafuti aho utambutse n'abana bajyana n'uwa mugore w'umurozi w'umusambanyi n'abana n'uwa mugabo w'igisambo udahaye urugo ugira ute byose babigushyiraho kandi batazi wakoze icyaha biturinda rero kuba twajya mu byo bita gutandukana bitari urupfu rw'Uwiteka aya mbasabire namwe isabire ku Mana icyo cyaha ntikizagera iwanyu aya mbabwire yuko ibi byose nubwo mutabizi ni Imana ibiduha mujye musenga Imana abandi hano ndabizi abagore mwebwe bamwe nimara kubona byakomeye urugo rwanze muzabarokore mujye murara muririmba mukore mu byumba mujye ntacyo bimaze fata icyumba nona ibintu bizakemuka hanyuma mu gihe byose bizabikemutse urugo rugende neza ayo mbashimire mbasabire kubyara hungu nakobwa mbasabe ko tuzabona nejo bundi aho kugira ngo mwe muje gusaba inama z'uko mwashwanye muzabe muje kwandikisha abana nabo byaroroshye ushobora no kwandikisha online byabaye uburyohe nzaye muna nawe byibura tumenye ko wiye guca hano aho tuzahure nawe duhure mu rukiko rw'ibanze uri gutandukanye Imana bafashe rero urugo ruhire zabyara hungu nakobwa murakoze The Zoom TV 24. Ngiye kubatera iteka nshuti bakunzi ba The Zoom TV tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no gukomeza kugubwa neza mukomeza gukanda kuri subscribe ndetse na notification kugira ngo amakuru tubagezaho akomeze agene neza nkuko mubibona imbere ya kamera ndi kumwe n'abantu babiri ntago ari abantu basanzwe ntago ari abantu dukubitanye gutya ni couple dore turi ku murenge ni ku murenge wa Kanombe ni couple bamaze kubisinyira ariko kugira ngo batancika kuko ni n'abastari natekereje ko mbanza kubaganiriza muraho neza mumeze muti ni amahoro na madame ariko ndashaka no nsubiza dore yamaze kuba madame niko executive amaze kuvuga amakuru hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro turagenda tunatambuka gace tugiye kubaha umwanya mwibwire abakurikiye The Zoom TV 24 hanyuma mutubwire n'igikorwa mwaje mu hano dore ko mwambaye neza sinzi ngiye mbaguye gituma umugani w'abanyamakuru hanyuma turahera kuri wowe uratangira twibwire nitwa Clever Nyirindekwe mudusanze hano naje gusezerana n'umufasha wanjye bamwita umurezi Damuru Clever Nyirindekwe nkuzi nk'umunyamakuru twarakoranye igihe kinini niyo mpamvu nanjye naje kugutungura ngo ukore surprise twegere imbere gake hanyuma Clever hano mumaze gusinya ku bana akaramata hanyuma tutarajya muri ibyo muduhe kuri story y'urukundo rwanyu iminota mike ya nyine uradusangiza kuko baratubwira mukundanye igihe kingana iki mwatangiye gukundana ryari hanyuma tujye no kuri uyu munsi nyirizina umurezi Damuru tumaze imyaka 8 dukundana twahuriye muri kaminuza namwigaga imbere niga mu ishuri ry'itangazamakuru we yiga mu ishuri ry'amategeko kuva ubwo twaramenyanye mu myaka 8 tugenda tuganira duteretana biza kuba ngombwa ko mukunda nyuma mpitamo ko mbona ari we dushobora kubana ubuzima bwanjye bwose hanyuma Damuru mu myaka 8 mu rukundo burya rukundo ni ikintu gikomeye cyane mumaze imyaka 8 ntago ari imyaka mikeyi niyihe challenge cyangwa nutuhe tugerageza mwagiye muhura natwo mu rukundo muri urwo rugendo rw'imyaka 8 yose mukaba musohora ngubu nkuko nyine bisanzwe in life about challenge challenge kandi duhura nayo akenshi ni long distance kutagira ibyo twumvikanaho ariko iyo iminsi imaze gucira you get used icyo wita nk'ikibazo ukakibonamo igisubizo challenge twahuye nayo nyine no kutagira ibyo twumvikanaho kumva ko umuntu ngiye gukundana nawe yari umustar umunyamakuru kandi jewe numvaga in my life atari byo finally nza kubyakira numva ko ari ngombwa aza no guhindura akazi biramfasha niyo nahuye nayo nyine iyo niyo story y'urukundo rwanyu hanyuma Clave wowe umunsi wa mbere ubwira Damuru ndagukunda yabyakiriye ate bwa mbere mubwira ngo ndagukunda yabaye nkunyereka nk'abatanyumvishe naraterese naravunitse
nabivuze inshuro nyinshi Yego. ariko nyuma biza gukunda anyemerera ko dukundana tumarana igihe iyo myaka 8 yose biza kurangira yemeye ko twanasezerana tukabana karamata. Yego. Niba wibuka neza ni hehe waba waramubwiriye ati Damour ndagukunda? Nabimubwiriye ku ishuri Yego. hariya mu ishuri muri ishuri ry'itangazamakuru rikiri muri Kiste hari ibiti bya gereveriya nabimubwiye hafi y'icyo giti munsi yacyo ariko icyo gihe ntabwo yabyumvishe ntabwo yabyemeye nyuma ndagenda nkomeza amatiririza biza gukunda. Hanyuma Damour hano mumaze gusezerana kubana akaramata hari amagambo mwabwiranye imbere y'imbaga n'imbere y'abayobozi mu mategeko noneho ni nk'irihe sezerano wowe wamuhaye riri ku mutima ryarindi ritari rya rusange? Isezerano rya rusange namuhaye ritari iryo ku mutima namuhaye ritari rya rusange ni uko Damour yabonye kandi yakunze ari we azagumana atazigera ahinduka. Hanyuma Karave ni irihe sezerano wahaye Damour umwiherereye ukavuga ati ngusezeranyije iki ngiki riza ari aya mwasezeranye aza mbese yaje ari sigasira? Njye namubwiye ko nahisemo nahisemo byararangiye niwe nahisemo kandi musezeranye ko tuzabana mukunda mpaka. Yego. Hanyuma urugendo ruratangiye mugiye kubaka urugo mu rugo njya numva ngo habamo ibibazo byinshi sindaryama ariko hari ibiganiro nkunda gukora hari umudamu dukunda gukorana ibiganiro bijyanye no kubaka umuryango witwa Eliane ariko nkabona amakomanteri mu ngo nkabona ni ibibazo mwebwe noneho ni iyihe turufu ni iki cyangwa n'uhe muhigo mugiye kwinjirana muri rugo kugira ngo urugo rwanyu ruzatemba amata n'ubuki nk'uko abantu benshi hano bari kubahobera babifuriza urwo rugo? ikizadufasha cyane mu rugo namusezeranyije ni ukumwumva kandi nkamubabarira mu gihe hari ikosa ryabaye nkagereza kumubabarira kandi nkamwumva cyane nkeka izo ntware ebyiri zizadufasha tugakomeza kubana neza. Yego. Damour hanyuma wowe ni iki wumva Claver atazagukorera n'iki wumva utifuza ko Claver yazagukorera muri uriya munyenga muri uriya rugendo mujye gutangira rwa Mirere na Mirere? Ikintu jewe namusabye kandi tukimaranye iminsi akizi ni ibintu tutumvikanyeho kuko icyambere ni ubwumvikane icyambere ntago ari ukumva ngo iki kiruta iki namubwiye ko ikintu tuzumvikana cyose kizakunda kandi namwemereye kumucira bugufi nkuko Bibiliya bivuga ko umugore agomba guca bugufi nemeye ko nzamucira bugufi nkamwubaha kandi nkamwumvira. Yego. Tugenda tugana ku musozo rero nimutubwire imbamutima zanyu kuri uyu munsi umwe umunota umwe imbamutima ufite Claver niziye kuri uyu munsi ari umunsi wategereje ubu ngubu executive arabivuze ati ubu ngubu nidusohoka hano uramenye ko wowe Damour uri umugore wa Claver amenye ko wabaye umugabo imbamutima zawe ujye gusangiza abadukurikiye bakunze badeze mu TV ndetse n'abazadukurikira mu bihe bizaza nizihe? Icyo nakubwira mbere ndishimye kuko iyi tariki y'uyu munsi maze imyaka 8 nyirwanira. Yego. Nkomeza ntereta sunika ninginga byanga ageze harabyemera. Rero ndishimye mu buryo budasanzwe. Yego. Damour ngo bimeze bite? Nanje ku ruhande rwanjye ndishimye nkashima Imana kuko ni intambwe ishimishije umuntu aba yarasengeye vuga Mana icyo ndimo sinzagite kandi icyo wamaye uzagikomeze nkaba nshima Imana nshima n'umuryango wanshyigikiye nshima n'abakomeje kungira inama kuko ntabwo biba byoroshye wihaye ngo wenyine ugire icyo ukora ntibyakunda. Ndishimye cyane nshima Imana ikiruta byose nawe mushimira kubw'isezerano yamaye arisohoje. Yes, murakoze cyane. Urije kongera kandi nari ngiye kuvuga ngo murakoze cyane. Hanyuma dusoza tumaze hano murabisinyiye murabyemeranyije ariko imbere haracyari ibindi birori birashobora ko wadutumira mu birori biri imbere ukatubwira n'amatariki cyangwa biracyari ubwira? Yego. Ari inshuti ari abavandimwe namwe hano dusezeranye imbere y'amategeko imbere y'Imana tuzasezerana ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu ni muri ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu ni muri uyu mwaka. Ubukwe buzabera muri Coprorinende ni hoteli iri mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama. Yego. Niho n'urugo rushya ruzaba? Niho urugo rushya ruzaba ruri mu murenge wa Kiziguro. Yego. Claver Damour rero ndabashimiye cyane
mbashimiye umwanya muduhaye kandi nanjye sinabura kubabwira ngo muzagire urugo ruhire kandi ruzarangwemo amahoro, ruzaba urugo rugendwa byose nk'uko akunda ababyeyi bababwira, nanjye ndabifuje nubwo ntari umubyeyi. Imana ikomeze ibahire kandi ikomeze igendane namwe. Urakoze cyane nawe rero, nk'uko twabibabwiye, ubukwe gusezerana imbere y'Imana no gusaba duha ikamba ababyeyi ry'uburere bwiza tuzabikorera mu murenge wa Rugarama, ni kuri hoteli bita Koprori Ntende iri mu murenge wa Rugarama, ni mu karere ka Gatsibo. Murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Dezum TV twabagezeho turabatunguye, ariko kubwo amahirwe batwemereye ko batuganiriza. Karaveri ni umunyamakuru twarakoranye twaraniganye, Damuru nawe nari muzi yiga mu mategeko. Biranshimishije cyane ko mbakiri hano kuri Dezum TV. Namwe mukomeze mudukunde, mukomeze mukore subscribe. My name is Vincent. Keep in touch. Iyi ni Dezum TV. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.